Mu mibare ya Minisiteri y'Uburezi barerekana ko 99.5% by'abanyeshuri bose biyandikishije mu kizamini cya leta cy'umwaka wa 2022 2023 bose ngo baragikoze. Abarangije amasomo y'ubumenyi rusange imibare igaragaza ko ari bo benshi, ndetse kandi iyo mibare inagaragaza ko ikigero cy'imitsindire yabo cyiyongereyeho ku rugero rwa 0.8% bagereranije n'umwaka w'amashuri 2021 2022. Icyakora ku masomo ya tekinike n'amasomo yo mu cyiciro cy'inderabarezi imibare y'imitsindire yaragabanutse. Icyakora umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA Dr. Bernard Bahati we ngo ntabibonamo ikibazo gikomeye. Mu by'ukuri rero byaba bigoye ko uyu mwaka waba usa n'undi mu byerekeye amasuzuma, kuko buri mwaka uzana ibyawo uko abanyeshuri baba barize, uko ikizamini cyari kimeze, ariko nk'uko nari maze kubivuga urabona ko nta tandukanirizo ririmo rigaragara cyane. Muri abo batsinze harimo Bwana Cyubahiro Emile wahize bagenzi be ku rwego rw'igihugu muri siyansi. Uyu yahawe n'igikombe yagenewe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Iyi ntsinzi yakuye Gasaka ka Gikongoro ngo ayikesha imbaraga zidasanzwe, kuko ngo hari n'ubwo yaburaga n'amafaranga y'ishuri. Niga muri advanced level ntago byabaga bigoye cyane, amasomo yose yabaga ari nkamwe nyatsinda kuko nari nahisemo mitamo ibyo numva, ariko nyine cyane niga siyansi urumva ibintu kwishuri twiga n'indimi zenda sasaga nk'izigorana, ariko nabwo ntago byabaga bigoye ku buryo byabaga byananiye. Oya ko twigaga muri interina ari bwe na rimwe bakagusora ngo ntabwo urishyura amafaranga yose. Ibyo nabyo byabagaho, ariko ababyeyi nabo bashyiragamo imbaraga zabo kugira ngo nanjye nige neza. Umubyeyi wa Cyubahiro Emile Madame Sindushimana Vestine nawe avuga ko nubwo umuhungu we yahize abandi ku rwego rw'igihugu ndetse bakaba bamanukanye n'igikombe, uburezi bw'umuhungu we ngo bwamutwaye amasambu n'amatungo. Byaratugoye cyane, kumurihirira byaratugoye kuko n'umuryango wanjye ntago wifashije. Ubwo rero nicyo kintu cyangoye, naho mu myigire ye kubona umwana yiga ari umuhanga kumurihirira biba bigoye. Nicyo kintu cyangoye cyane. Byakugoye gute kumurihira? Byangoye ko nta kazi mfite ngo ndabona amafaranga y'umushahara. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri ngiye murera ndumwe kuko umufasha wanjye tutari kumwe. Ibyo bintu byagiye bingora, ngenda nanajya hirya no hino nshakisha abantu bamfasha. Udusambu n'udutungo ndatugurisha ndatumara. Yego sintuma natumaze burundu kuko afite na barumuna be, afite na bakuru we. Ubwo ni ukuvuga ibintu byinshi byose hafi ya byinshi nabigurishije kugira ngo umuntu arihe amafaranga 500 hafi mu mwaka aba ari menshi, ku kigo bigaho cyarihaga amafaranga menshi. Nubwo bo bari mu byishimo, hari abandi batsinzwe, gusa Minisiteri y'Uburezi iremeza ko bafite andi mahirwe yo gukomeza amashuri. Abatari bubashe gutsinda kandi nabwo ntabwo umuntu ntiyavuga ngo ni hano birangirira. Gutsinda nibyo navugaga. Umwaka utaha naho urahari, ahubwo umuntu yabakangurira guhita bagana ibigo by'amashuri cyangwa se abiyandikisha ku giti cyabo bakazaniyandikisha bakazakora ibizami. Ntabwo uyu munsi kuba bidakunze ntabwo bivuze ko bihora byanga buri gihe. Iyi Minisiteri y'Uburezi kandi iremeza ko abatsinzwe ariko bakemanga amanota bahawe bemerewe kujurira. Icyakora ngo bagomba kubisaba banyuze mu bigo bizeho. David Zaburimpa, TV 10.